Mwana wanjye amafaranga urashaka uzayamaze iki? Asimana nawe uzubwenge uri kuma amafaranga nacyo nayamaze. Birabyana wowe mubibona. Nabibona gute ko mba ndi mwiza ari ngewe wabaremye? Muzewe reka mbwira ngenda kubwiye ngo Satani natwe abana dukunda rya Kanimba TV. Okay, hari icyomba ese. Satani kuko urimo Satani sha. Ntabwo ari gusa ahubwo. Okay, hari icyomba ese. Nacyo. Nacyo. Nta kintu numvishe ra. Reka nsubiremo. Nakwanduje sida wabyitwaramo gute? Neza. Ndakura ibintu numvishe. Ubaye iki? Ariko se ubundi ufite ikihe kibazo? Nacyo. Man, ibintu wambwiye nasaza atari byo. Ariko se niba warambajije ahantu ngiye nakuye amafaranga nkagusobanurira ubwo ibyo urukumva ari ibintu birenze. Akusha amafaranga mwiri mu bundi wabonye he? None se ugushatse kuvuga yuko amafaranga tuyarya tutavunikiye twe. Ariko kuba mwayavunikiye niyo mpamvu muza ko yaramwirimba. Ariko sha nzaba ndebe. Ariko se hubwo uranyemerera ko wakorera kuri ayo mafaranga? Korera nabi ari nabi. Sha kuyakorera rwose n'ubukene mfite. Ariko ntacyo umuntu yapfa gukora nyine. Aha, ubwo bivuze yuko ubyeme. Erega none nge nabikubwiye. Nge nari imbizi nundi kuzabyeme. Ubundi muba ari abantu nge njya mbona inanga vana umuntu yarakubiswe. None wamupangiye gahunda we nakajya avuga ati wenda tubaye babiri mu mudugudu tugafashe nawe akagira ikintu yagira nyine. Mbese ubona ngenda gutyo ukagira ngo bivahe. Uko turagomeza kumarana iminota hano niko amafaranga uragenda uyabura. ubwire Satani. Ngo ndayabura. Hasi ubundi iyo nshaka nyayabura. Ubona amafaranga y'umwiri mu bundi avuze. Aha, ubwo bivuze yuko amafaranga uyatereye. Ikitwa amafaranga cyo mwirimbe. Ndabiretse ntabwo nzongera kuyatekereza no mu mutwe wanjye. Ikintu twise amafaranga ndayaretse ntabwo nzongera no kuyatekereza. Aha, ko kurayaretse? Nayaretse nyine. Ako se karakazigo kanje mbese mani wambabariye nimba ibyo byanze nyine ukaza kunsunikisha karakazigo kanje ngiye gutwara ku igare. Urama amafaranga ngahe? Mae kibaye ikigoryi noneho wala ndakibaje kimbuye ngo. Nakubeshyaga n'ubundi amafaranga yaragukoroneje.